Tambuka gikobwa haranira iryo kamba wihesha agaciro mwana wanjye indangagaciro z'umuco. Miss Rwanda ni irushanwa ngarukamwaka, irushanwa rigaragaramo abakobwa bafite uburanga, ubwiza, ubwenge ndetse n'umuco. Sindi bujya mu mateka y'iri rushanwa, ahubwo reka amaso yanjye n'ubwonko bwanjye bihange Miss Rwanda 2018. Warahagutse mwana wanjye kandi ntaheza nk'iwanyu. Turi kuwa gatanu umunsi wa mbere, bose biteguye umwiherero. Abakobwa 20 baje mu mwiherero uzamara iminsi 10. Nubwo ari 20 uzegukana ikamba n'umukobwa umwe rukumbi. Umwiherero bajemo uzamara iminsi 14 yose. Bahagurutse ku nteko y'ururimi n'umuco, batangiye urugendo rwabo berekeza Nyamata, aho bazacumbika kugeza ku tariki 24. Bageze kuri hoteli, buri wese no guhabwa urufunguzo rw'icyumba cye, nyuma yaho no guhabwa imyambaro bazakenera yose mu gihe bazamara muri uyu mwiherero. Uyu ni umwanya wo gufata ifunguro rya nijoro. Gusa ibiryo barya ndetse n'ingano yabyo ni iby'abamisiko. Biyarurira ibiryo biringaniye, hari n'uwambwiye ko atagomba kwiyongera kugeza ku munsi wa nyuma w'iri rushanwa. Umunsi wa mbere urarangiye. Umunsi wa kabiri turi kuwa gatandatu. Mu gitondo cya kare no kubyuka bose berekeza muri siporo. Nta bunebwe urazikora wanze ukuzi. Nyuma ya siporo no gufata ifunguro rya mu gitondo. Ariko ubundi kubera iki muri rushanwa habaho umwiherero? Uyu yitwa Vanessa Mogazi aradusobanurira impamvu ya bootcamp. Bootcamp ikeneye gufasha no kugira ngo abakobwa tubahurize hamwe, bigire hamwe, batozwe uko nyampinga yitwara, babonane n'abantu batandukanye, baba bafite inshingano zitandukanye, ari abakorera mu bigo bya leta, abakorera mu bigo byigenga, basura ahantu hatandukanye kugira ngo umunsi wa nyuma uzajye kugera bafite ubumenyi buhagije ku cyo irushanwa rigamije, kugira ngo umwana w'umukobwa aba afite ubumenyi bwuzuye bwo kuba nyampinga w'u Rwanda wahagararira igihugu. Muri bootcamp ibintu byose byibandwaho kuko irushanwa rigendera ku bwiza, umuco ndetse n'ubwenge. Barigishwa ibintu bitandukanye, ubumenyi butandukanye ari ubwo mu gihugu ndetse no hanze. Nanone bakagira kwigishwa ku muco kuko baba bazahagararira igihugu, baba bazaba abambasaderi b'u Rwanda, rero baba bakwiriye kumenya neza umuco nyarwanda n'icyo bisaba kugira ngo umunyarwanda ahagarare hanze atandukane n'abandi bantu agiye gukompeta nabo cyangwa se agiye kubonana nabo. Hanyuma no ku bwiza bwabo bagomba kwigishwa umukobwa yicara ate, yitwara ate, avuga ate w'umunyarwandakazi by'umwihariko, kuko haba hari itandukaniro ry'umuntu umureba akavuga ati uyu koko n'umwana w'umukobwa kandi w'umunyarwandakazi. Iyi ni competition, ni irushanwa. Mu irushanwa rero hagenda hazamo ibintu bitandukanye bituma umwana w'umukobwa tumenya ngo ahagaze ate. Ibizami rero bizadufasha kumenya ngo aba bakobwa bari ku ruhe rwego mu rwego rwa competition, ariko mu bijyanye n'ubwenge kuko bazabazwa ku bumenyi rusange ndetse
cyane cyane ku by'u Rwanda, bazi bingana icy'u Rwanda, bazi bingana icy'umuco nyarwanda, bazi bingana iki gahunda za leta. Icyo nicyo kizibandwaho, niyo mpamvu y'ibizamini. Nyuma y'ifunguro rya mu gitondo abakobwa bose ni ukwerekeza kuri kamera zitandukanye, ni ugufata amashusho, ni ugufata amafoto, byose ariko bazabikoresha biyamamaza ku giti cyabo. Nyuma yo gufata amashusho n'amafoto bazakoresha biyamamaza ku giti cyabo, bagiranye ikiganiro na Dr Jacques Nzabonima, aho yabigishije indangagaciro z'umunyarwandakazi no gukunda igihugu. Hari clusters zigera kuri 17 iyo twita shosho, ari nayo tubarizwa mu muco, sibyo? Bishyize hamwe muri ministeri zigera kuri 7 ziti reka duhitemo indangagaciro nkeya zigomba kuranga abanyarwanda. Kubera iki bigishwa ibi byose? Dr Jacques aradusobanurira impamvu ya byose. Isomo rya mbere tubahaye ni isomo rijyanye n'umuco mu iterambere n'uburyo nyampinga cyangwa umwari w'u Rwanda ashingiye ku muco yakwiteza imbere cyangwa yaguma muri ari umunyarwanda akamenya kwiteza imbere. Icyo rero bimara ni uko icya mbere cyo bibanza kubereka umuco w'abanyarwanda n'uwuhe ushingiye ku ki, kabereka indangagaciro bagomba kugenda nazo zigomba kubaranga muri ya nzira y'iterambere. Ikindi kintu bibamarira ni uko nk'abantu baba bagomba kujya imbere y'abandi, abantu bazagenda bahagararira u Rwanda, abantu bari iyo shusho y'u Rwanda abantu benshi babareberamo kandi natwe batureberamo, bagombye rero kuba ari abantu bafite kandi bumva za ndangagaciro muri ya nzira y'iterambere. Ikindi ni uko bagomba kugira nyine uburyo bitwara nk'abantu bahagarariye abandi banyarwandakazi cyangwa bahagarariye abandi banyarwanda. Ubwo rero twumva yuko ubu bagiye kujya kubigisha ibindi uburyo bazajya bagenda, bazajya bavuga, ariko niba agiye agende nk'umunyarwanda ufite za ndangagaciro. Mu guhita muri iki kiganiro twagisemo twumva yuko cyaba ari nacyo cy'ingenzi baheraho bakabanza bakimenya, kuko nta umenya ibindi atabanje kwimenya, bakabanza bakimenya nk'abanyarwanda, abanyarwandakazi, barangiza kwimenya bakabona no kumenya iby'abandi. Nyuma yo gusobanurirwa indangagaciro ziranga umunyarwandakazi, hakurikiyeho gufata ifunguro rya saa sita. Nyuma yo gufata ifunguro no kwiruhukira. Buri munsi ugira ibyawo, reka uyu munsi dushyireho akadomo, tuzasubira ku munsi w'ejo. Iyi ni Miss Rwanda 2018.